Alright. This is Kisonga TV. Jenesa arakeka mubizi aho tugeze angana mu gahanda k'amabuye kajya ku kigo cya Kiyake. Ngiye kujya kuri Kiyake muri Mr. Kitabakuru yiko abana bari kujyanye na project tugiye kugandisa izo project z'abana zimeze gute ese zikorwa zite ese niki cyoshiyo project. Ubwo amahirwe rero tugiye kujyayo nemucike muri kumwe nanjye no cameraman wa Kisonga TV tugiye kujyana mu gice tubatungure na most tuzi neza ko bafite ibintu byinshi biro barakora tugiye kujyayo sire ibikoresho bafite ko bakora niki uyu munsi kabisa amakuru abagene na Kiyake mujye kuri mbere na mbere ngiye bigizo ni prote kanda subscribe kuri channel yacu ugiye kukazogera kandi uyu amakuru akijye kugeraho buri munsi umwaka w'akazi utangiranya akazi kandi ibyiza biri imbere sawa reka tugende aya ni kuri Kiyake murabibona abibutsa ku kiganiro cy'ibyo ku nkunga ya Kiyake nawe ushaka ko kwamamariza wahamagara kuri izo nimero ziri kuri screen yawe iyo ni Kisonga TV kuko mubize online ngiye kibugizo kino kiganiro ni prote yutse ko ari kubunga ya Kiyake yo kuganira bijyanye na Kiyake muri minsi abanyeshuri ba Kiyake bijyanye na projet angara turi kumwe n'umusore witwa James agiye gutangira twibwira ibyiga muri Kiyake ndetse iyi section iyo ari muri gari umusore agana kuri section imwe tuzaganira ku yindi paka tubushoje bibutse neza ko iyi ni kuri Kisonga TV inkunga ya Kiyake kiganiro ku nkunga ya Kiyake nawe ushaka tubamamariza nazo cyangwa tutakanye kiganiro amakuru neza batangiye kubwira abafuteze amatwi cyangwa se bakore bakora Kisonga TV bisanzwe mu twetesi gira abanyeshuri kwiga yaretse na Trinity College ni bayo byo production super party kinikia zidayotinga n'ibindi James urabona ibintu muri ubu ngubu kujyanye no kuri Kiyake ese urabona ejo hawe hazaza urabona ari ahawe bijyanye n'umwuga w'amatwereka biga video production ugira ikintu utangarizwa na kuri Kisonga TV cyane murakoze cyane kumbaza icyo kibazo urabona mfite kamera ushobora gufata video abantu runaka nayifata nayitinga nashyira YouTube urabona amafaranga cyangwa se ufite ubukwe ndaza gufatira amashusho meza kuko ndi umuhanga nabyize byakaza njya gukorera amafaranga akinjira muri ubwo buryo nahisemo kwiga video production uvuze ko ari ubwo buryo wahisemo ese ikigo cya Kiyake ureba ikigo cya Kiyake ni ikigo kimaze kuba gifite izina muri iki gihugu ndetse no hanze y'igihugu ese nihe impamvu atumye uhitamo kuza kwiga ko hari ibindi bigo byinshi cyane bigisha ibintu nk'ibi ngibi nihe mpamvu yahisemo kuza kwiga no mu Uganda kuri Kiyake urakoze cyane ngiye role model yize hano ukuvuga ko yiga no editing yiga kamera nubwo buryo nanjye naje ntabwo ntibeshya ni umuhanga nabona abahanga kwigisha nubwo buryo rero nabona kwiga ubu kabisa ufite ubushobozi ko wafata video nziza ku buryo nambutse nk'ubwiye TV ukora kuri televiziyo ya Kisonga TV waza ugakora akazi neza ahubwo niba ari ako kazi wantumira wantwara nta kibazo none se akenshi hari abantu bajya baza tugakoresha ama stage ugasanga no gutangira azero ufite buhe yihe background y'ubumenyi uvanye aha ngaha kuri Kiyake iki kintu wazubwira abantu bakurikiye Kisonga TV ndi umuhanga wa camera setting umuhanga wa editing byose byamfasha kandi nawe byamfasha kubona umaze kwiga hano amezi agera kuri 6 bijyanye na minerval se wishyura gute hano bishyura batubone iki kintu wabwira nk'umuntu ushaka kuza kwiga hano kuri Kiyake njye nize mu mezi 6 niko nagiye nishyura 55 funds ariko hari no kwishyura uburyo bwiza bwo kwishyura cyangwa kwishyura James arakoze cyane tugiye kwereka ibikoresho dusanzana ku modoka ibikoresho mwabisizana kuri no modoka no kubera iki tuvuye mu kazi iyi ni kamera yindi iyi ni tripod iyi ni microphone iyi ni recorder ino box ijyamo recorder iri muri bag yanjye irahenze cyane yego ahangaha aya ni amatara yamana tumvu yazi yego ndimva hari n'ibindi ayo tugiye ko hano harimo ibiki hano harimo amatara n'amatara mufite nafungura nkabereka ikibazo ini ni itara
Yes. Yeah, Alright, no kuvuga ngo aya ni amakamera mukoresha ndabona ayenda kumera nk'iyanjye nanjye nkoresha hano. Then wenda tutajya muri byinshi, iki kintu twababwira abakurikiye Kisonga TV. Kiyake ni ikigo cyigisha ubumenyi ngiro, kikigisha ibijyanye n'umwuga waza gufasha ejo hazaza. Nawe rero umunyarwanda niba ushaka kuza kwiga ibijyanye n'umwuga wagufasha ejo hazaza, nawe ku munyamakuru nka twese cyangwa se wakora ku mateleviziyo akomeye, ukora ama website, ukaba photographe w'umwuga, ugakora za design, ibintu byinshi cyane, maintenance, bakora ibintu byinshi bitandukanye. Ngo rero ahangaha baratangira ejo ku itariki 24, nawe bayifite kanya cyangwa se gahunda waza bakakwakira, bango bishyira mu byiciro bitandukanye bitewe ifite scholarship, bitewe wishyura bitewe wishyura. Rero ushaka ibindi bisobanuro birenze bakahamagara kuri nomero ziri aho hasi, tukaba twagufasha. Turamenyesha n'abandi bantu bari bose bashaka kuba twabasha kuba twabatumikira hano kuri channel yacu ikora online Kisonga TV, bahamagara kuri izo nomero ziri aho hasi tukabafasha. Rero reka nta mpamvu yo kugira mu kigo amakuru menshi yatubwiye, gusa ufite ikindi gitekerezo muri aho comment hasi yabikora. Gusa kwibutsa wakora subscribe, ubundi ukajya ukazogera kugira ngo ujye ubana natwe. Ikindi rero shalom, uyu mwaka ni umwaka w'akazi. Ikindi kiganiro maza kuza kukibona, ariko mbere na mbere amakuru dushaka turayabonye, tubonye ibikoresho ahangaha, abana bavuye mu kazi, murabibona aya masaha n'amasaha y'icamunsi. Ni ukuvuga ngo rero ngewe ibyanjye numva ari ibingibi, nariciye ahangaha bamureka amabariza amakuru, hari abantu bize kunyandikira hasi muri comment ngo mbashakire amakuru y'ibigo bigezweho mu Rwanda. Icyo ni ikigo mbahitiyemo, ariko uko uzajya mubyifuza byane mbashakira n'andi makuru agezweho. Kora subscribe ujye ubana natwe. This is Kisonga TV. Bye.